Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Turashimira Imana ko twongeye kuboneka imbere yayo, imbere y'Imana n'imbere y'ubwoko bwayo. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose rero nk'uko bisanzwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Turashimira Imana. Turashimira Imana. Imana data nishimwe. Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Imana yaraturinze tutangiye umwaka 2025. Ntabwo ari bisanzwe n'ubuntu Imana yatugiriye, ntacyo twatanze n'imbabazi zayo. Turayishimiye rero kandi namwe turabashimiye ababanye natwe, abagiye badushyigikira. Narabibabwiye, Imana yo mu ijuru irusheho kubagirira neza. Abagiye badusengera, abagiye babana natwe muri uyu murongo dukoreraho, Imana irushaho kubafata amaboko. Ababizirikanye bakadusengera mwese data abagirire neza. Rero turakomeza tubasuhuza inshuti zacu, abo dukorana umurimo mu itorero rya Pentecote de Réveil Philadelphia. Bene data muri hirya no hino, abari mu gihugu n'abari hanze, mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha. Tubifurije umwaka mushya muhire, kugira ngo uzaba umwaka wo kwaguka no gukorera Imana, uzaba umwaka wo kugeraho mutageze, wo guhura n'Imana mu bundi buryo. Imana rero ishimwe. Tureka dusenge, tugiye gusengera ijambo ry'Imana. Twakira umukozi w'Imana, mushumba wacu Serugendo Dismas, kugira ngo abagezeho ijambo. Data wa twese, nyiribihe, nyirubutware, nyiricyubahiro, ni wowe ushobora byose. Waremye ijuru n'isi, Mwami, ntawe wagishije inama, ntawe ujya ugisha inama ngo umugishe inama z'ibyo uri bukore, kuko urihagije. Tugushimiye amaboko yawe yadushyigikiye, tugushimiye neza yawe yatubonetseho, tugushimiye ko wabanye natwe, uraturinda, urinda itorero, urinda igihugu cyacu, urinda abayobozi, urinda abashumba, urinda buri muntu wese waguhanze amaso, wagiye umwiyereka. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, duheje imbaraga zose z'abakonikoni, ibitavuga Imana turabiheje, tubikubitishije inkota y'Uwiteka. Umuriro w'Imana utwika ukongore, weze ikirere. Umukozi wawe umukoreshe kurusha uko ujya umukoresha. Uyu munsi imitima yacu iruhukira imbere yawe. Urakoze Mana, tugusabye ikaze na karibu imbere yawe. Mana utugirire neza, wongere ubwoko bwawe buhaze, abarushya, abaremerewe, abarwayi, abadafite ibyishimo, abavuye mu gakiza, abo bose ubaramburira ikiganza. Urakoze rero, tuguhaye karibu ni mu izina rya Yesu, amen. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze. Turabashubuje gitondo kiza, kandi turacyakomeza kwifuzanya umwaka musha. Mane bagirire neza kandi mukomeze mubane nayo. Tumaze misi turi mu misi yo gushima Imana kubw'imirimo myiza yakoze, kubwo kuturinda kwayo, kubwo kutugirira neza, kubwo kutuha imbaraga yo gukomeza kuba mu gakiza. Yesu yarakoze atuyitangira ku musaraba. Reka tugiye kwiga ijambo. Turasoma igitabo cyo Kuva gice cya 13 murongo wa 3 kugeza kwa 9. Umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho iratubwira iki? Gushira Imana ku mwanya wa mbere biruta gushira ibintu imbere. Gushira Imana ku mwanya wa mbere biruta gushira amafaranga imbere, biruta gushira amazu imbere, biruta gushira ubwenge bwawe imbere, biruta gushira mbese umwana wawe cyangwa mufasha wawe ku mwanya wa mbere. Icyo tugomba gushira ku mwanya wa mbere ni Imana, kuko ari we muremyi, kuko ari we tuyobora mu nzira, kuko ari we tuneshereza bitugerageza, kandi kuyobora kwe atuyobora mu nzira yo gukiranuka. Yarakoze imyaka tumaze, ntago tuzi imyaka tusigaje ku isi. Buri muntu azi imyaka
amaze ku isi, ariko ntabwo ashaka kumenya imyaka asigaje. Sigaje imyaka 5, sigaje 10, sigaje 20, Mana niyo izi. Ariko icyo tugomba gukora ku iyo myaka ubona ko usigaje ku isi, byari kuba byiza washira Imana ku mwanya wa mbere, kuko ibintu birashira. Rimwe na rimwe umuntu ashaka gusiga ibintu, ariko mu gihe twashize Imana ku mwanya wa mbere, Imana tuneshereza byinshi. Reka tusome tumva amagambo y'Uwiteka. Twavuze ko turasoma kuva gice cya 13 murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Mose abibutsa uko bavuye muri Egiputa. Yari igihe cya Mose ayobora ubwoko bw'Abisirayeli. Aributsa uburyo bavuye muri Egiputa. Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeho amaboko, ndi muzagire imitsima yasembuwe murya. Uyu munsi muviriyeho niho mu kwezi abiho. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamoni n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, icyo yasezeranije basekuruza bawe ko azaguha, igihugu cy'amata n'ubuki. Uzajye wiziriza uwo muhango wera uko ukwezi gutashe. Mana ihabwa icyubahiro. Turavuga ko umutwe w'ijambo ni ugushira Imana ku mwanya wa mbere. Uriyo gushira ibintu, ubutunzi ku mwanya wa mbere. Turasoma urugero rw'abatubanjirije Abisirayeli. Mose abibutsa uko bavuye mu gihugu cya Egiputa. Bahamaze imyaka myinshi, mu mbaraga za mu bwenge bwabo n'ibitekerezo byabo bumvaga ko barambiwe, byababera byiza bava mu icyo gihugu, ariko nta bushobozi bari bafite yo kwikura mu maboko ya Farawo. Musi basohotse mu gihugu, Mose yibutsa bageze imbere gatoya, aributsa Abisirayeli uburyo bavuye muri Egiputa. Buryo twavuye muri Egiputa ni imbaraga zacyo. Buryo twavuye muri Egiputa ni ubwenge bwacyo. Abibutsa Abisirayeli buryo warangije uyu mwaka ushize yari imbaraga zawe, nanjye yari kubw'ubwenge bwanjye, nanjye yari kubw'ubushobozi bwanjye. Oya, nimba twibuka ko ari Imana yaturinze imyaka tumaze ku isi, bidusaba kwishira ku mwanya wa mbere. Mose arababwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi. Munsi Imana yatugiriye neza. Munsi Imana yagukuye muri Egiputa. Munsi Imana yagukuye mu bibazo. Munsi Imana yagukijije uburwayi. Ube wibuka uwo munsi. Wirize wibuke, mujye mwibuka uwo munsi muviriye muri Egiputa. Egiputa mu nzu y'uburetwa. Nta mahoro yabaga Egiputa, yari inzu y'uburetwa. Ariko kuko Imana yabakuyemo, mwavuye mu inzu y'uburetwa kubw'imbaraga z'Imana, mugomba kwibuka kuko Uwiteka yabakuyeho. Atari Imana navuga kukura Abisirayeli mu maboko ya Farawo, nize ko kubwabo navuze ko nta mbaraga. Sasa Mose arabibutsa imirimo Imana yakoze mu buryo bavuye mu icyo gihugu. Asa akabasaba, ni ngombwa mutazabasha kwibagirwa uwo munsi. Mube mwishimiye Imana, mube munezererwa Imana, mugiye mwibutse buryo yabakuye mu maboko ya Farawo. Akabasezeranija ko muzajya mu gihugu yasezeranije basogokuruza banyu. Namwe nugira ubundu yo kugera mu icyo gihugu cy'amata n'ubuki, ndukibagirwe ko ari Imana yakugejejeho, ndukibagirwe ko ari amaboko y'Imana, ndukibagirwe ko ari imirimo Imana yakoze.
Haleluya. Ibyo niyo Mose yashaka kubibutsa. Sa mu ibyo byose nimba muza bashaka uzagira ubwo bundu wo kugera mu icyo gihugu yasezeranije abasogokuruza bawe mu gihugu cy'amata n'ubuki ukakigeraho, ube wibuka buryo Imana yagukuye mu maboko ya Farawo. Ube ushira Imana mu mwanya wa mbere. Mu gihe twibutse mirimo y'Imana, mu gihe tubona ko turiho kubw'imbaraga z'Imana, Mana yadukuye mu byaha, Mana yadukijije burwayi, Mana edukiza urupfu, Mana edukiza byago byinshi, buzima twavutse mu bukene, twavutse mu buzima busuzugurutse, ariko natwe iminsi yacu natwe turashaka ko twongere tena twibuke aho Imana yadukuye, inzira Imana yatunyuzemo, aho twavutse. Dushaka kuba twavukiye mu giturage kibi, ariko uyu munsi usigaye uba mu murwa, uyu munsi ugendera mu modoka, uyu munsi urara mu nzu nziza, uyu munsi utimesera. Hari igihe wimeseraga, hari igihe no kubona kakologate byari bibazo ku buzima bwawe. Ese uribuka Imana? Nimba urakibuka Imana aho yagukuye, tukibuka ineza Imana yadukoreye, bigomba ko twashira Imana ku mwanya wa mbere. Na wundi murengezi, abantu benshi batakibuka ko Imana niyo yabagiriye neza. Bamwe bariratira ko ari imbaraga z'amaboko yabo, bamwe bakabona ko ari ubwenge bwabo, bamwe bakabona ko ari ko bakoze cyane niyo mpamvu bahawe umugisha. Ariko ibyo byose tumenye ko ari Uwiteka yabikoze. Mose arabibutsa. Niyo mpamvu uyu murongo wa 5 reka tusubiremo. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, icyo yasezeranije abasogokuruza bawe ko azagiguha, igihugu cy'amata n'ubuki, uzajye uwiziriza uwo muhango wera uko ukwezi gutashe. Mbese abereka ko uwo muhango bibuka buri kwezi bagashima Imana. Mana ndagushimye kuko wankuye muri Egiputa, Mana ndagushimye kuko wangejeje mu gihugu wasezeranije abasogokuruza bacyo. Ibyo bintu biranezeza Imana. Oriyo kwirata ko ari amaboko yawe, oriyo kumenya ko ari ububasha bwawe, bwenge twabuhawe n'Imana, mbaraga twabuhawe n'Imana, butunzi bandu babuhabwa n'Imana, cyane cyane ku bandu basenga. Niyo mpamvu tukuriye gushira Imana ku mwanya wa mbere, oriyo gushira bindu byawe ku mwanya wa mbere, oriyo gushira abana bawe ku mwanya wa mbere, oriyo gushira butunzi bwawe ku mwanya wa mbere. Mana ishaka ko tuyashira ku mwanya wa mbere. Mu gitondo kabyuko kayisenga, nimugorobo kabyuko kayishima, ugiye gufata urugendo kayishira ku mwanya wa mbere. Mana ugendane nandi mu mirimo yawe yose ukashira Imana ku mwanya wa mbere. Ibyo binezeza Imana, kandi Imana ntabwo yakureka. Mana iragushigikira kuko wayishize ku mwanya wa mbere. Haleluya. Burwayi ufite, izera Imana wishire ku mwanya wa mbere, ko Imana niyo igomba kungiza. Ushaka uzunguruka mu mazu y'abapfumu mu isi yose, batakubashije, batagukemurira ikibazo, ariko nizeye ko ibyo abantu batashoboye Mana irabishoboye. Ariko nasanze kamere dufite iyi misi, twebwe ntago tugishima Imana. Cyane usanga abantu benshi bavuga ko nashima Imana se nta kintu yampaye. Ariko kuba turi bazima tugomba gushima Imana. Kuba utarwaye, uhumeka, ukaryama usinzira, ni ngombwa gushira Imana ku mwanya wa mbere, kuko ibyo byose ni imirimo y'amaboko y'Imana. Mu giturage ahantu ari umuntu wateye igiti cy'avoka. Icyo giti kirakura, kigira amashami menshi, kigiye kubyara imbuto bwa mbere, kibyara imbuto nyinshi cyane. Uriya yari umuntu mukene, aravuga ko ubu ngubu bukene bugiye kuva mu buzima bwanjye, ngiye kubona ubutunzi kubera iki giti cyanjye cy'avoka. Yakunze icyo giti, abone gusa imbuto zimeze,
aragikunda, agikorera isuku buri munsi, akimeneraho ifumbire buri munsi, agishiriraho amazi buri munsi. Mu gihe agiye gusarura bwa mbere koko yabonye amafaranga, aravuga ko ntago nzongera gukena. Akunda cyane icyo giti cye, ariko bitekerezo bye, ubwenge bwe byose bikaba kuri icyo giti cye cy'avoka. Maneza gusanga atakibuka ko Imana niyo yamuremye, atakibuka ko Imana niyo yaremye ubutaka. Icyo giti nimba kera imbuto nziza, niko bw'amaboko y'Imana, niko bw'imbaraga z'Imana. Oya, aribagirwa, akomera mu magambo yose avuga igiti cyanjye cy'avoka niwe wankuye mu bukene. Yo umwana atashaka kugera ku icyo giti, mvirira mu icyo giti, butunzi bwanjye aho niyo buturuka. Mbese Imana iramureba mu bwami bwo mu ijuru, ibona ko nta gushira Imana ku mwanya wa mbere, nta no gushima Imana. Amenye ko iyi voka nayo wayiremye ni Imana. Imbuto ya voka ni Imana yarabashije kutuma ibasha kumera. Nimba irimo kubyaza umusaruro, ni ukubw'imbaraga z'Imana. Aribagirwa. Mana nawe imurebye, kuko navuze ko Imana yacu igira ifuwe rikomeye. Mu gihe cyose ibona ko abantu batashaka kuyegera, abantu batayishyira ku mwanya wa mbere, abantu batashaka kuyikorera, Mana igira ifuwe. Igirira uyu mugabo ifuwe kubw'iki giti cy'avoka cye. Uzi icyo Mana yakoze? Mana yateze iki? Izuba riraka, ashiramo amazi buri munsi, ariko yaje kusanga igiti cyose kirumye. Mwanya igiti cy'avoka cye cyumye, atangira kurira. Mukurira kwe yaje kwibuka ko naribagiwe gushira Imana ku mwanya wa mbere. Kumbi Imana ibyose tuhabwa n'Uwiteka. Yesu ashimwe. Arongera guca bugufiya, ashakisha inde? Imana. Ibyo bishaka kutugaragariza iki? Mu byose nuko wakize, nuko wize ukarangiza, nuko umaze kubaka inzu, nuko umaze gukora iby'ingenzi byose byari mu mugambi ku bitekerezo byawe, ndukibagirwe gushyira Imana ku mwanya wa mbere. Ube wishimira avuga ko Mana ndagushimiye kuko wangejeje ku mugisha wawe, ndagushimiye kuko wangejeje kuki? Ku ibyo nifuzaga, n'ibyo nabyo bisa Imana kugukunda cyane. Uyu mwaka byatumye abantu benshi ntago babashije gushima Imana nguko bikwiriye. Bamwe babonye gusa ko ari ibintu bisanzwe, bamwe babonye ko ibyo nifuzaga sinabashije kubibona, ariko aracyari ibyiringiro ku muntu usenga Imana. Nimba tutabibonye uyu mwaka ushize, indi myaka iri imbere tufite ibyo byiringiro, nidukiranukira Imana. Ariko gushima Imana ni ngombwa kuri twebwe abakristo. Gushyira Imana ku mwanya wa mbere biruta gushyira ibintu ku mwanya wa mbere, kuko ibintu bishobora gushira, ibintu bishobora kwangirika. Imana ishobora guhindura kirere, imvura itagwa. Imana ishobora guteza izuba nyinshi. Imana ishobora gutuma igihombo kinjira ku bucuruzi bwawe. Ariko mu gihe cyose tufite mutima wo gushyira Imana ku mwanya wa mbere, kandi mu gihe tushize Imana ku mwanya wa mbere, twirinda gukora icyaha, dukora ibyo Imana ishaka. Mwuka Wera kuyobora mu nzira yo gukiranuka. Niyo mpamvu inama nziza twabazaniye, twongere dukanguke. Navuze ko tuzi imyaka tumaze, ariko ntabwo tuzi imyaka tusigaje ku isi. Mu myaka yawe usigaje, ube usenga Imana ikuye imbaraga yo kwishyira ku mwanya wa mbere. Bwana Yesu asifiwe. Nushyira abana bawe ku mwanya wa mbere, ube ushyira Imana ku mwanya wa mbere, kuko ari we waguhaye abana. Ube ushyira Imana ku mwanya wa mbere, kuko ari we waguhaye ubwenge ukiga ukarangiza. Oh, haleluya. Reka tusome tena ijambo hano kuri Yoshua.
Mose yigisha abantu, yibutsa abantu buryo bavuye muri Egiputa, mirimo myiza Imana yakoze ku bwabo. Ati nimukibagirwe, buri kwezi mube mufata umwanya wo gushimira Imana kuko yakugejeje mu iki gihugu yasezeranije abasogokuruza bawe. Umwanya Imana yakuhaye amasezerano, Imana ikaba yayishohoje. Niki cyatuma udashima Imana? Ariko iminsi abantu basige bishima, bantu bashima amafaranga bafite, bantu bashima amazu bubatse. Oya, nimba Imana yagusezeranije, Imana ikawusohoza, ube ushima Imana, wibuke neza yayo, wibuke mirimo myiza yagukoreye. Ibyo nabyo bizanezeza Imana, ukafata ingamba yo kugendana nayo, yo kwishira ku mwanya wa mbere. Turasoma Yoshua 24 murongo wa 14, tugarukire ku murongo wa 16. Tumvike Yoshua nawe yashatse kugirira Abisirayeli inama mu buryo bazahora bashira Imana ku mwanya wa mbere. Itorero, abakozi b'Imana, natwe abakristo, Mana tugomba kwishira ku mwanya wa mbere, kuko ariwe utuyobora mu nzira yo gukiranuka, ariwe uzatugeza mu isezerano, ariwe uzatuma twabasha kubona ubwami bwo mu ijuru. Sasa mu gihe utangiye gushira butunzi ku mwanya wa mbere, ninde uzakuyobora ubashe kugera Kanani? Ninde uzakuyobora ubashe kugera kuri Yerusalemu nshya? Reka tusome. Yoshua atekerereza Abisirayeli ibyabaye. Ubona ko bose mu gihe cya Mose yibutsa Abisirayeli buryo Imana yabakuye muri Egiputa. Mu gihe cya Yoshua atekerereza Abisirayeli ibyabaye, abihanangiriza gukorera Uwiteka wenyine ibyakubayeho. Kera rimwe na rimwe ababyeyi bacu batwibutsaga uburyo umwana yavutse, ibibazo yahuye nazo, uburwayi yahuye nazo, kamere wari ufite, kutawumvira ababyeyi. Rimwe na rimwe tumaze gukura twagiye twihana, ukumva ko ibyo wakoze mbere y'ababyeyi ntago byari byiza, ukihana vuga mama mbabarire ibyo nakoze. Yeshua atekereza Abisirayeli ibyabaye. Niki cyabaye? Mibanire yabo n'Imana, ibyabaye buzima bwabo, aho Imana yabakuye, ibyo Imana yabakoreye, ibyababaye byose mu nzira. Abinangiriza gukorera Uwiteka wenyine. Bwana Yesu asifiwe. Abatekerereza ibyabaye. Kandi kindi kya kabiri, abinangiriza gukorera Imana yonyine. Itorero abantu bitwa barokore, tugomba kwibuka aho ibyatubaye, imirimo y'Imana yakoze ku bwacu. Nimba uyu munsi urwego ugezemwo ntukabone ko ari wowe wagize ruhare runini, n'amaboko y'Uwiteka gusa. Kuko hari abandi bifuza kugera kuri urwego rimwe byarabananiye, hari abandi bifuza kubona umugisha ufite byarabananiye. Na niyo mpamvu mwanya umaze kubona no gutekerereza ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, wafata ingamba yo gushira Imana ku mwanya wa mbere. Kandi navuze mu gihe umuntu yashize Imana ku mwanya wa mbere, arayikorera mu kuri no gukiranuka. Ntitugakorera Imana twiyoberanya, ntitugakorera Imana mu myaka usigaje wishushanya mu rusengero. Kora murimo w'Imana mu kuri no gukiranuka, cishwa bugufi ya mbere y'abakuyobora, kiranuka mbere y'Uwiteka, ubaye amategeko y'Imana. Iyi minsi turimo kugenda tuhura n'ibibazo byinshi nuko tutashaka gushira Imana ku mwanya wa mbere. Se ni yaye ngamba ufashe yo kugendana n'Imana mu uyu mwaka? Ku bwanjye numva ko uyu mwaka nifuza tena gushira Imana ku mwanya wa mbere kuruta gushira ibintu ku mwanya wa mbere, kuko hari igihe ibintu bishira, hari igihe akazi karahagarika,
hari igihe umucuruzi ashaka guhomba, ariko ushize Imana ku mwanya wa mbere ntabwo azakwibagirwa. Reka tusome. Nuko noneho mubaye witeka mu mukorere mu by'ukuri mutaryarya. Ubona iyi minsi njyewe ndimo kuvuga, n'abandi barimo kwangiza murimo y'Imana, n'abandi barimo gutukisha murimo y'Imana, ni twebwe tubirimo. Twabuze ubwenge. Uriyo gushira Imana ku mwanya wa mbere, turimo gushira bitagira umumaro ku mwanya wa mbere. Uriyo kwihana no kureka ibyaha biracyavugwa muri twebwe, ariko ibyo sibyo bizatugeza Kanani, sibyo bizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Yoshua atekerereza Abisirayeli ibyabaye. N'ijambo rya kabiri, abinangiriza gukorera Uwiteka wenyine. Navuze ko ni inama tubazaniye. Tumaze iminsi twigisha abantu kwihana ibyaha, twigisha abantu kwizera, twigisha abantu kugendana n'Imana, twigisha abantu buryo yahabwa mugisha n'Imana. Ariko uyu mwaka nifuza ko tushira Imana ku mwanya wa mbere, tubashe gukorera Imana wenyine, tari gukorera Imana tumuvanga n'ibitagira umumaro. Yoshua abwira iki Abisirayeli? Nuko noneho mubaye witeka. Yemwe abasenga bakorera Imana, kindu kingenzi cyatuhesha umugisha kubaha Witeka. Mu mukorere by'ukuri mutaryarya. Abantu bagomba kuhinduka umushitsi imbere y'Imana, tugakorera Imana mu buryo bw'ukuri tutaryarya. Uzi ko Imana imenya mabanga yo mu mitima yacu, Imana imenya n'ibitekerezo byacu, ariko abantu barishushanya mu bibiye bya nyuma ku murimo y'Imana. Mbere y'abapasiteri bamwe barishushanya, mbere y'abayobozi bakorari baririmbi barishushanya, ariko Imana imenya byose. Nushaka shira Imana ku mwanya wa mbere, wikorere mukuri utaryarya. Kandi mukureho za mana z'abasokokuruza mukureho za mana basokokuruza za mana basokokuruza bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Yoshua agirira Abisirayeli inama ko bagomba gukorera Imana yonyine bataryarya. Kandi kuva uyu munsi, uyu mwaka nguko twawugezemo, tugomba kwiyambura ibyaha niyo za mana z'abasogokuruza bakoreraga hakurya ya Egiputa. Yoshua ashaka kwereka Abisirayeli batandukanye ni za mana basogokuruza bakoreraga hakurya ya Egiputa. Natwe tugomba gushaka iki mu bibiye turimo, kukuramo ibyaha muri twe, yanzira abasogokuruza bacu bagenderagamo. Twebwe kuko tuhamagawe n'Imana, si ngombwa tugendere mu iyo nzira. Busambanyi bukuriye kumvikana mu nzu y'Imana, uburozi bukuriye kumvikana mu nzu y'Imana, urwango rukuriye kumvikana mu nzu y'Imana. Ibyo nibyo bintu uyu mwaka natwe dufata ingamba yo kutandukana nabyo, tukorera Imana yonyine, mujye mukorera Uwiteka. Yari inama nziza za Yoshua, kandi ndasanga ko iyi minsi abantu ntago bemera nama ngizi, ariko byagufasha ukagendana n'Imana nguko bikwiriye. Murongo wa 15, kandi niba utekereza ko ari ibibi gukorera Uwiteka, uriyo kwishushanya nuko mvuga ku murimo w'Imana, babone ko nanjye ndi umukristo, babone ko nanjye ndi umuririmbyi. Wowe nimba ubonya ko utashaka gukorera Imana, ari ibibi gukorera Imana, wabireka. Uriyo kwiyoberanya, uriyo kwishushanya, kuko icyo mundu abiba ku murimo w'Imana bene data na nicyo azasarura. Ububi wakorera abandi na nibwo bubi buzakugarukira. Mana ni umucamanza umwe, akora mirimo ye seriye.
atahabwa ruswa, atarobanura ku butoni, akunda abakiranuka gusa, abayumvira, abakishwa bugufiya, abayikorera mu kuri, batayivanga n'ibigirwamana basogokuruza bakoreraga hakurya mu gihugu cya Egiputa. Kandi niba utekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi witoranirize uwo uzakorera. Yoshua yari umushumba mwiza, abwiza abakristo abisirayeli ukuri. Kandi niba utekereza ko gutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi mwitoranirize uwo muzakorera. Nimba mubona ko ari bibi gukorera Imana, muhabireka uriyo kuzuza umubare ku rusengero, uriyo ko dukora imirimo Imana itatuyishimira, uriyo ko dukora umurimo, uriyo ko bizatuha umugisha, bizatubera umuvumo. Oya, dukizwe, dukiranuke, myaka dusigaje ku isi, tushira Imana ku mwanya wa mbere, tugendane nayo mu kuri no mu mwuka. Nabyo Imana izatushimira, nabyo Imana izatuhesha umugisha, tuzasiga imbuto nziza, tuzasiga mirimo myiza, Imana izibukira abana bacu mu gihe cyacu tutakiriho. Turakomeza kuwo murongo wa 15. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori, abagereranya tena, nimba ari yo mana basogokuruza bakoreraga hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori, bene iki gihugu murimo, mutoranye. Nimba mubona gukorera Uwiteka ari bibi, byababera byiza mukorera Imana ibasogokuruza bakoreraga hakurya, cyangwa imana y'Abamori, bene iki gihugu turimo, mutoranye. Ariko icyo mbabwiye, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. Icyo mbabwiye, kuko yabonye Abisirayeli bamaze kugera muri icyo gihugu, baraparangana, batakyumvira Imana, batakigendana n'Imana neza. Yoshua arabibutsa aho Imana yabakuye, kandi ni ngombwa bayikorere yonyine. Mutoranye uwo muzakorera, ariko byari kuba byiza mwakorera Imana. Twibutse mirimo yadukoreye, twibutse buryo Imana yadukuye ku cyavu, twibutse sogokuru wacu, sogokuru wawe, ababyeyi bawe, buzima bari bafite. Wowe uyu munsi ugendera mu modoka, wowe uyu munsi uryama mu nzu ikomeye, wareka gukorera Imana wibutse iyo neza. Yoshua ati, nimba ari ya mana basogokuruza bakoreraga hakurya mu gihugu cya Egiputa, cyangwa imana y'Abamori, bene iki gihugu, ariko icyo mbabwiye, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Imana. Aba bantu niyo dushaka mu rusengero, aba bantu niyo dushaka batuyobore ku murimo w'Imana, bamaze kwemeza ko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwumva amagambo bashubije Yoshua, ariko Yoshua yavuze ijambo nziza. Byari kuba byiza uyu mwaka natwe dufata ingamba, vuga ko njyewe n'inzu yanjye tugiye gukorera Imana. Aho twashize indege nke, aho tutakoze neza, aho tubahisha Imana, uyu mwaka natwe tugiye gufata ingamba. Abantu b'Isirayeli bamushubije gute? Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. Yoshua we, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa Yoshua. Haleluya. Kwimura Imana dukorere izindi mana, nta mahoro twabona, nta mugisha twabona. Hari abantu bibeshya, yari yomaze kuhabwa agakiza, wari umuntu wakoreraga Imana, ati ubivuyemo nta mahoro uzabona. Utarebye neza, Imana yakuvuma nguko yavumye Kayini. Utabihagararamo neza, ubuzima bwawe buzasubira inyuma cyane.
uyu mwaka mureke dufate ingamba zo gushyira Imana ku mwanya wa mbere. Reka tuvuge kuri ibintu bitatu hanyuma turangize. Ibintu bitatu bituma Imana idukorera ibitangaza, idukorera imirimo myiza mu buzima bwacu, mu gihe tuyishize ku mwanya wa mbere. Mu gihe cyose ushize Imana ku mwanya wa mbere ku buzima bwawe, Imana iradukorera byiza. Kindu kimenyeto kimwe cya mbere kituma Imana yadukorera imirimo myiza, kwemera Yesu kuba mwami n'umukiza. Imana yakubabarira ibyaha byawe. Abantu bakiri mu mwijima, imyaka usigaje, emera Yesu akubera umwami n'umukiza, Imana ikubabarira ibyaha. Kandi izina rya Yesu rituma Imana idukorera ibitangaza byinshi. Biciye mu izina rya Yesu ryonyine. Umwemere, umaze kwemera Kristo, uzababarirwa ibyaha. Bwa kabiri, iryo zina rya Yesu mu gusenga kwacyo niyo rifungura inzira, niyo rituhesha umugisha, izina rya Yesu Kristo. Ikindu cya kabiri, gutinya Imana. Hano turavuga abantu bamaze gukizwa, abantu bitwa abakozi b'Imana. Tugire mitima yo gutinya Imana, abantu bamenyereye Imana batagitinya Imana. Nimba ushaka ko Imana gukorera ibitangaza mu gihe wishize ku mwanya wa mbere, tinya Imana. Abakristo benshi ntabwo bagitinya Imana, bafite bamwe bamaze kumenyera Imana nguko navuze. Nuko waba muyobozi mukuru ku murimo w'Imana, nuko waba wahagarariye abantu benshi ku murimo w'Imana, uyobora korari nini, ariko gomba kutinya Imana ku buzima bwawe. Imana ntago imenyerwa, Imana ntago twayifata nk'umuntu. Iyi minsi tusigaye dutinya abantu, iyi minsi tusigaye dutinya ukurushije ubushobozi, ariko Imana ikwiriye gutinywa kuko ariyo yica igakiza. Kindi cya gatatu cyatuma Imana yagukorera imirimo n'ibitangaza, ikintu gituma Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ukunda Imana yawe. Turasenga, turayikorera, ariko urukundo rwo gukunda Imana rwaragabanutse mu mitima yacu. Bamwe barayirakarira, nabiyo bamwe bafashe ingamba yo kuyivamo. N'ibintu bibiri hano mu iki gice, uyu ntambwe ya gatatu, gukunda Imana, gukunda n'umugenzi wawe. Kuko ntago wakwanga mugenzi wawe ukavuga ko ukunda Imana. Ntago wakunda mugenzi wawe udakunda Imana yakuremye. Ibi nabyo ni izindi nzitizi zituma Imana idakora mirimo n'ibitangaza muri twebwe. Bandu benshi barimo kuvuga ati ko maze myaka nsenga, ko maze myaka ku murimo w'Imana, ariko wisuzume buryo ugendana n'Imana. Urayitinya, urayikunda, nawe uhabwe mugisha w'Imana. Tunganya mutima wawe. Mana ntago wayirakarira, Mana ntago twayivumbura ku murimo w'Imana. Ushobora kuyivumbura, ariko abandi bari kwa muganga barwaye bikomeye, nabo bifuza ko Mana yabakiza bakayikorera. Kunda Imana yawe, ukunde mugenzi wawe. Umuntu udafite urukundo ntazabona Imana. Bibiliya irabivuga, udafite urukundo ntabwo uzabona Imana. Bibiliya kongera kutubwira mushake amahoro n'abantu bose. Ibyo bituma tubona iki? Tubona ubutabazi bw'Imana. Wowe ni wo kwisuzuma. Tuwavuga byinshi tukarara hano, ariko tushake uyu mwaka kuhinduka mu buryo twagendanye. Birashoboka ko mirimo yacu twagiye tusuzuguza Imana, twagiye dutukisha Imana, twagiye dutuma bamwe basubira inyuma, twagiye tuba abantu batashaka abandi binjire mu rusengero tubasubiza inyuma. Ariko uyu mwaka wisuzumye, nanjye nisuzumye, dushake gushyira Imana ku mwanya wa mbere. Twibuke aho Imana yadukuye, dushake kugira umutima wo gukorera Imana yonyine tutaryarya. Yoshua aratubwira ijambo nziza, ariko njyewe
n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Numva twagarukiraho. Imana ibahe umugisha kandi bashoboje uyu mwaka buri muntu wese afata ingamba nziza zo kugendana n'Imana. Imana ishobora byose, suko binaniye. Murakoze, Uwiteka abahe umugisha. Ukoze Imana imuha umugisha. Mureke dukunda Imana, tuyikorere, dufate ingamba uyu mwaka dukorera Imana, dufate ingamba, twiyemeze, dukurikira Imana. Nta handi hari amahoro, nta handi hari ubuhungiro. Imana imugirire neza kandi imwongerera imbaraga n'amavuta. Nukuri atubwirije ijambo ryiza cyane. Iki ni igihe cyacu, ntabwo ari igihe cy'Abisirayeli, ni igihe cyacu twebwe abantu yiremeye. Iki kinyejana ni icyacu, ntabwo ari icy'Abisirayeli, ni icyawe. Imana ikugirire neza, ukorere Imana n'umutima wawe wose. Urakoze Mana, iri ni ijambo ryawe, turarisengeye. Dusengeye imitima yose idukurikiranye kugira ngo bafate ingamba yo guhindukira bari bacitse intege, abajajabaga mu gakiza, abatari bafite umwanzuro uhamye. Mu izina rya Yesu aba nabo barahire, natwe dufate ingamba nk'izo Yoshua yafashe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bawe agakiza, abantu bawe kugukurikira, abantu bawe kukumenya, kandi Kristo w'i Nazareti utanga umugisha mu bwoko bwawe. Uyu mwaka ubabera umwaka wo kubana nawe, ubabera umwaka wo kuzura umwuka wera, umwaka wo kuyoborwa nawe, wo kugushakaho inama mu izina rya Yesu. Nsengeye abarwayi, nsengeye abacitse intege, abasubiye inyuma, ababivuyemwo mu izina rya Yesu. Abo bose bagaruza neza yawe, abarwayi bakize indwara z'amayobera, indwara z'imyuka mibi, indwara za kanseri, za diabeti, indwara z'ibyorezo, za zindi zinanije isi. Mu izina rya Yesu tanga amahoro mu bantu, bantu baha umunezero, bantu bahagakiza, imbaraga z'Imana ziboneke mu bantu. Mwami Yesu, rengera abakwiringiye bose, abakwambaza ubumve. Urakoze kubwira ijambo. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, bashumbye abakristo mu izina rya Yesu. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi batuyobora. Ineza y'Imana niganze hagati muri twe. Uyu mwaka reka tukubone kandi ugaragare cyane kubaguhanze amaso, pfubyi n'abapfakazi, abatishoboye. Buri muntu wese umukoreho kandi buri muntu wese akubone. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Reka tubahe telefone zacu tugendana kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye, ariko mu by'ukuri nawe ufata ingamba, urahire, uvuga uti ndakurikira Imana, uyu mwaka ndakora ibyo ntakoze byiza. Imana yo mu ijuru dushoboze. Urahamagara kuri 078 50 98 94 078 50 98 94 na 072 74 34 rimwe. Reka mushumba nabahe telefone kugira ngo tubafashe mu buryo burambuye. 07 824 39 754. Murakoze, Imana ibashoboje mu izina rya Yesu. Philadelphia, Imana irakira.